Hello guys, twongeye kubasuhuza abakunzi b'iyicano yacu. Twibutse tunashimira utarakora subscribe kubanza akamanuka nawe akajya hasi agakora kuri subscribe kugira ngo ajye agerwaho n'ibiganiro byiza nk'ibi. Uyu munsi rero tuje kureba ni gute cyangwa se yamano ni muntu ki. Umuhungu uvugishije benshi cyane muri iyi minsi kabisa, urimo gutradinga, wanatrendinze guhera kera ndetse still n'ubu akaba akirimo gutrendinga, arimo gukora imiziki myiza iryoshye iryoheye buri umwe. Akaba ari umuhanzi kabisa umeze neza mu muziki nyarwanda, arimo kuzamura cyangwa se arimo kurekura imizigo myiza cyane y'indirimbo myiza itandukanye. Yamana akaba ari umwana wavutse mu muryango w'abana batandatu, akaba ari umwana wa gatandatu cyangwa se akaba ari umuhererezi mu muryango wabo. Ubundi Yamano amazina ye bwite bakaba bamwita Uworizagwira Florien, gusa mu muziki akaba akoresha Yamano. Abantu benshi bamumenye kuri Yamano, gusa bimwe mu byo yagiye avuga yaravuze ati impamvu atagiye akoresha Uworizagwira Florien bwende nambere agitangira umuziki we nuko iryo zina ngatari yiyumvishemo cyane. Iryo zina ntabwo yari yararikunze, ariko yaje kurikunda nyuma y'uko se amusobanuriye icyo impamvu yari yararamwise. Bimwe muri ibyo bikomeza kugenda bimuzamura bituma agira fame cyane. Akaba yaritabiriye ibitaramo bitandukanye nk'igitaramo cya The Ben, aricyo gitaramo cya mbere yari yitabiriye, ariko akaba cyaramuzamuriye fame ye cyane mu muziki. Ndakeka urimo kuri iki kiganiro ibyo bintu atari ubwa mbere abyumvishe. Hari ibintu byinshi yagiye avuga ubuzima bwe butandukanye, uburyo yakuze. Akaba umunsi umwe, hari umunsi yari yagiye gusura ababyeyi be i Kigali. Uwo munsi yari yagiye gusura ababyeyi i Kigali mu gifungo cyangwa se mu kiruhuko, nibwo yaje kugera KG cyangwa se Kigali. Agarutse mu cyaro abona ubuzima bwo mu cyaro ntabwo azabushobora nyuma yo kuba mu mujyi. Niho yaje kwigira inama yo kugwa yagaruka i Kigali, akongera kujya kureba ababyeyi be aho nyina na se babaga i Kigali, ariko na bakuru be bakaba barabaga mu cyaro. Akaba avuka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Yamano Florien cyangwa se Uworizagwira Florien wamamaye nka Yamano, ubu akaba amaze kugira indirimbo nyinshi cyane ndetse akaba amaze kumenyekana cyane. Abantu benshi bakaba bamukunda ndetse akaba na platform ze ziri hejuru cyane muri iyi minsi ugereranyije n'abandi bahanzi. Uworizagwira Florien akaba yarize ahantu hatandukanye, akaba yarize Nyamasheke nk'uko yagiye abitangaza, agaruka i Kigali abwira se ati nziga i Kigali, ariko se aza kumwangira amugira ati wapi, ugomba gusubira mu cyaro. Ariko Yamano nyuma yo kwanga gusubira mu cyaro, ise yabonye ko nta kundi. Yamano ko yabitangaje yavuze ko ise yamujyanye kwiga mu Bugesera. Nyuma yo kujya kwiga mu Bugesera iwabo barongeye bari bakiri i Kigali kuko ese ariho yakoraga. Yamano yaje gusubira i Kigali, ariko akajya asubirayo se amujyana kwiga mu Bugesera aho yarakiriga secondaire. Yarageze muri secondaire nibwo yagiye agatangira kwiga mu Bugesera. Avuga ko se yamuguriye n'igare yajyanaga kujya kwiga, kuko aribyo nabyo byatumye yemera kujya kuba mu Bugesera, kuko yari yarabanje kubyanga ashaka gukomeza kuba i Kigali. Nyuma y'ibyo Yamano yakomeje gukora imiziki ye ndetse akomeza kugenda agerageza uko ashoboye. Avuga ko ari urugendo rutari rworoshye, gusa yakomeje kugerageza kugeza ageze ku byo yifuzaga. Bimwe mu bintu byaranze Yamano mu muziki we ni ukugenda umuntu uzi kwa approachinga cyane ndetse azi afite n'ubuhanga buhambaye cyane agaragaza mu bintu byo akora, yaba ibiganiro akora ndetse n'ubundi buryo bitandukanye agenda ya approachinga abahanzi bakomeye bakagenda bamufasha mu gutera imbere cyangwa se mu muziki we. Yamano ubwo yatangiraga umuziki kubera ubuhanga butangaje yagaragazaga, abahanzi cyangwa se manager, yaje kugira management bita yo muri TB management, aho yaje gufashwa n'umuntu uyikuriye aza kumufasha atangira kuzohora indirimbo ye ya mbere, ikomeza kuzamuka kugeza n'ubu. Yamano akaba agikora umuziki kandi akora umuziki w'umwimerere. Niwe muntu nawe ajya abyivugira avuga ati njye ntandukanye n'abandi bahanzi, nta muhanzi dusa bitewe n'ibikorwa nkora kuko bitandukanye n'ibyabo. Yamano ubu avuga ko mu myaka itaha azaba akenewe n'abahanzi benshi, ndetse agenda avuga n'ubwo bamwe bavuga ko yishongora. Yavuze ko adakeneye Bruce Melody, nubwo Bruce Melody yamusabye collab akayimwima, ariko avuga ko ubu atamukeneye muri iyi minsi, azamukenera mu gihe zizaza, byibuza abura nk'imyaka ine kugira ngo azakenere Bruce Melody. Ibyo nibyo bintu Yamano yagiye atangaza mu buryo butandukanye, agenda avuga uburyo bamwima collabo, gusa avuga ati Bruce Melody ntabwo areba kure, areba izuba rirengera gusa, ntabwo areba aho riri bwongere kurasira. Ibyo bintu yagiye atangaza, abantu benshi bagiye babigarukaho bavuga ati Yamano utangiye kwiha abahanzi bakomeye, ukoze ikosa rikomeye cyane. Ariko ubwo agaruka avuga ati nde nta kosa rikomeye kuko ibyo mvuga ndabizi neza, ndakubwira ibyo nzi, kuko Bruce Melody yaba ari umuntu w'umuhanga yari kuba amfasha cyangwa se akaza akanyegereza, kuko ndwanjye bahazaza nzaba ameze neza cyane, nawe ubwo azaba nshaka. Ibyo abantu bagiye babikomozaho, bagenda babivugaho ku binyamakuru bitandukanye, bavuga uburyo Yamano ashobora kubera fame abonye imwe y'igitaramo cya The Ben
byashobora kuba ariyo ishaka igiye gutuma mwicira umuziki atangira kwihenura ku bahanzi, ariko ya mana avuga ko ibyo yavuze abizi neza atari byo kwihenura, ahubwo ibyo yavuze abizi neza. Uwo rero ni ya mpano twavugaga, ni byinshi utari uzi kuri we, amazina ye bwite, ndetse akaba ari na bucura, nk'uko yaririmbye n'indirimbo ya bucura, nawe yabigarutseho avuga ko iyo ndirimbo yayiririmbye n'ubundi kuko nawe ari bucura, ndetse n'indi ndirimbo ati uwo rizagwira, avuga impamvu yaririmbye ko ari true story cyangwa se inkuru yamubayeho bwite, aho yari arimo kuva Nyamasheke azi Kigali, ubwo yari afite imyaka 11, igihe yari amaze kuva gusura se mu mujyi, ashaka kugaruka avuga ati ngomba kugaruka mu mujyi nkaza gusura papa, ati ngomba kuziga i Kigali. Gusa nyuma y'ibyo nibwo yaje kugaruka mu mujyi afite imyaka 11 gusa, yitegera imodoka iraza imugeza i Nyamirambo aho yasanze se, ndetse anavuga ko ati muri iriya ndirimbo nk'uko avuga ati uwo rizagwira azabimenya neza imodoka nimpfira muri Nyungwe. Avuga ko ibyo bintu yahuye nabyo ubwo imodoka yabapfanye, ubwo bari barimo kuva muri Nyamasheke bapfira aho bageze muri Nyungwe, ati hari harimo imbeho nyinshi cyane icyo gihe, nibyo byatumye nabyo agiye abikomozaho avuga muri iyo ndirimbo ati uwo rizagwira. Indirimbo nyinshi akora avuga ko ziba ari true story, ndetse ziba zishingira no ku bintu byagiye bimubaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Niba nawe utari warakoze subscribe, turakwibutsa kubanza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bishya. Ciao ciao.